na reveriye namutwariye iseri y'igitoki ariko bwari ubuzima ndashimira Imana ko yemeye ko mwiba gitaza guha reveriye umugisha ngo mwiba uyu munsi ntago mba ndiho reveriye bamwiba cyangwa bantu nagiye niba umuntu wije cyane hano ninde wibye cyane mama Sone we naramuzengereje ararira reba ukuntu areba aha niho nabereye mayibobo nkajya ndara mu mufuka wa kirojana uko bwije mama gade naramwibaga karira mwana wanje wagira kunyiba iyo mana ikaranze nishiriza iyo mana ikaranze nishiriza jewe nasikaga ibirayi maze nkabikubita uriya kabigura uriya kwa jina la Yesu Kristo pepo katika jina abona imbaraga z'Imana abona uburinzi bwawe n'abadayimoni kuko nitwa kwizera Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje cyane rero abakunda n'abakurikira ibiganiro by'Impanuro TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mukunda ndetse munakurikira ibiganiro byacu ndabasuhuje aho muri hose mabwire ngo ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe mu byo muri murakora byose uyu munsi murabona ko ndahantu mu centre abantu n'urujya n'uruza ibintu bimeze neza cyane turi ahantu mu karere ko turimo naka Gasabo ni mujyi wa Kigali turi ahantu mu murenge wa Kinyinya kagari naka Kagugu turi mu gace kanu kitwa Kabatsinda ngo batsindagira urukundo niko mudugudu niko bimeze rero sasa murabona ku ruhande rwanjye ntabwo ndi nyenyine ndi kumwe n'umusore wambaye neza cyane abantu benshi cyane bakurikira ibiganiro byacu ngira ngo mwakurikiye inzira y'ubuhamya bwe nk'umwana wabaye marine babita marine cyane bano bana bo ku muhanda akenshi dusanga ku muhanda babayeho mu buzima bugoranye cyane uyu munsi rero yahagarutse mu buryo kugira ngo abashe gukora ikiganiro ndetse no guhamiriza abantu iby'ubuzima yabayemo dore ko ugeze hano usanga abantu benshi cyane baba bamuzi niba abantu bita ngo nabo kugasima bwa buzima bwo ku muhanda bahoramo bose bamumenye rero nashaka ko tuza gukora kino kiganiro ahangaha afite gahunda ndende arashaka ko aza gufata umwanya uhagije kugira ngo bashe gusenga no gusengera abantu ndetse no kuvuga ubutumwa kugira ngo abari baboshye nabo babashe kubohoka bamenye Yesu ugira neza wambika abantu ndetse unabagaburira akabakesha agakura abantu kuyobyabwenge akabashyira ku by'ubugingo n'ukuri Yesu ashimwe yegereze mikoro babwire Yesu ahimbazwe umeze neza ndashimira Imana amazina yanjye nitwa Byukura bagirane Noheli artiste ndi umukristo muri ADPR kumukenye muri paroisse ya Gasave yego ndi umukozi w'Imana ndi umuhanzi benshi banzi ku buhamya bugiye butandukanye ariko uyu munsi wa none naje hano kugira ngo hari abantu bwira ngo njyewe nakishijwe ndi mayibobo ndi igisambo ndi umujura ndara ahantu hagiye hatandukanye abantu nibabyemera ariko uyu munsi bari kubibona ko byasobanutse hari abadayimoni bagiye bapfa ku buzima bwanjye rimwe na rimwe niyo mpamvu uyu munsi twaje kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana itangaje ku mugaragaro hari umuhanzi wavuze ngo iyo Imana yakwibutse igutera iteka ikagutabara paruwasi yateranye nje yantabaye none isoko ryahuruye haleluya hari ibintu Imana ikubundi reka nkubwire pasi hari ibintu Imana ikora umuntu ikamutabara ikamutera iteka akagira ngo niwe yasorejeho gukora ntabwo ari wiba yarasorejeho gukora ahubwo iracyakomeje gukora mbibutse neza ko kwamamara kw'ikinyoma ku musozi nibigihesha kubukuri no kwirukanka kw'ikinyoma nikigera ku mupaka ukuri kuzahagarura katwicare ku ntebe gufata ijambo ikinyoma kigende uyu munsi rero ndashaka ko nuraza kunyobora kuko uyu munsi nese nureba mpamagara abapape se kugasima je narakubwira ati ngiye pasi nabaye mu buzima bukaze ndara mu mfuka wa kirojana mama yibo birancanga mba muri umuyonzi yewe nkajya nyonga igare ariko umunsi urabona ukuntu mba nambaye none se mana nyiribi ndashaka ko dutembera ahangaha uje gutembereza no batuseri ndakwemera para n'abantu bose baba barabagiye bamakazi bya wemba nkubwira ba David bose b'abanyonza bose barabizi mwarakoranye aha hakubitiwe ibiti bya danje uribye we ntago wabyumva pasi yego hari abantu bakeneye bashaka ngo ibitangaza ngo Mana n'abantu mbere yuko Imana igutabarura abanza ukabitangaza yego je n'abayitangaza Imana irangije ingira igitangaza nyuma nese urabona reba abantu yazanye nyire kugira ngo bumve imirimo y'Imana itangaje urumva
mbere yuko ugera i Kanani Yego. urabanza ugaca mu butayu Yego. ubutayu nabuciriyemo hano ubu ngubu nangiye kurya kuri Kanani yanjye reba ishakoshi nziza mba mpagaze Imana yisha abadayimoni ariko nashaka ko tujya hano ngo ibiyi ibitoki Oya. Amwe biraga ibitoki ujye gusaba ujye kubanza usaba imbabazi baba oya namba basi kuko Bibiliya vango Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data atari umujyanye Yego. ahubwo bimeze bite tujye mu bitoki babone ko mbabwira ati wewe Masoni hano ubizi intwari ibyawe nawe Yego. mubwira ati ngure dukora ikiganiro dushimira Imana ubwo byanarangiye twagiye ahubwo none ni sawa hano hageze ryari isantere nyiri sina nayo iyi santere se ahagana hageze mfite imyaka 8 yego mfite imyaka 8 nani gute nubwo wageze hano bwa mbere waraye he ubundi jere nta bwa mbere naraye ahantu bita mu Kinyamerika hariya hakurya urumva hari hakurya munsi nta nubwo remere gukanagiramo hano aha ngaha se wakandagira gute marine zari kukuhitana utarafite usiko nawe mayibo bakajya ibintu by'inzembe byinshi cyane isoko riba he tugiye kunyura he ribamo hano inyuma hepfo gato urumva umeze gute kuba yenda nyuma kino gihe ubasha kuzanwa aha ngaha impamvu Yesu yaravuze ngo nutamamiriza imbere y'abantu benshi yego nanjye ntabwo nzaguhamiriza imbere ya data naje kugira ngo duhamirize Imana nereke Imana ko hari ibintu yakoze n'abantu babibone ko bya bihe by'agahinda n'umubabaro byarangiye yes none bamara kubibona bavuga ati kuko wa muntu ibintu avuga nibyo bifite ibihamya hari igihe tujya kuri social media tukavuga imirimo y'Imana abantu ngo ari guhapira ngo ari gupapira ngo nibyo ashaka ubuse ndi gupapira niyo mpamvu mba mbazanye ngo murebe ibintu byose hano tugeze ni muri rya soko mu Kinyamerika se ni hari hakurya dore mu Kinyamerika ni hari hakurya hamwe nirariraga byarancanze byaranyobeye ariko ubu ngubu urabona ibintu bimeze neza nta ibintu wane Imana yisha abadayimoni ibintu byagenze neza nukuri Noheli wanyu mwamubonye dore ahangaha ahangaha bayita mu bitoki ibitoki nangahe hano ni mu bitoki uri kumva hariya ni mu ntozi mu myumbati ndabona ibirayi ibijumba amateke ndabona ibintu byose bihari bimeze neza cyane Noheli rero twishimiye kuba turi kumwe nagira ngo abantu bawe ahangaha benshi cyane barakuzi banzu basuza ariko nabiyibutsa harimo benshi batakwibuka bakuzi ku ikarito batari bakubona ku ikositimu bundi nyine urumva yego ndashimira Yesu wishe umwaka mwibutse neza ko mbere yuko Imana igutabara ngo bigitangaza urabanza ukabitangaza aha niho nabereye itangazo ni naho Imana igiye kubisobanurira ano mapava ariko yaratarajyaho urabona ibi ni iterambere ry'ejo bundi nk'ejo mu gitondo maze ave mu nzira gari tambuke mugabo ibitoki kimwe 2 3 4 5 6 7 8 9 ibi nanjye narabikoraga byo gutwara igare ejo bundi nibwo nari yo gusunika bino bitoki ibitoki byose n'ibiki byose ibintu byose njyewe nabaye umukarani Marine n'abahibatsinda byose nyine nawe narabikobye urabizi yego Noheli mbere ya byose rero nagira ngo ubanze usengesanyije no gushima Imana ko aho wabereye igisambo hagarutse uri umukozi wayo kugira ngo tuzagutangira kino kiganiro turi no mu mwuka tumeze neza cyane kandi Imana ikuyobore Imana ishobora byose Imana se umwami wacu Yesu Kristo Imana ikomeye Imana y'imbaraga Imana irindi jambo yavuze ikarinda no yarivuzeho kugira ngo rizasohoze igihe cyaryo yaritumye ridashohejwe agaciro n'abadayimoni cyangwa bataritesheje agaciro turagushimiye ko aho nabereye itangazo ari naho ugiye kungirira igitangaza peta side boye kuta inima umanukira ahantu imbaraga zawe ziri hano abantu bari hano babona imbaraga zawe kandi ubu buhamya buhindura imitima y'abantu benshi urakoze ko bikoze mu izina rya Yesu amen amen abantu muziranye hano ni bangaho ubundi ni benshi hari Betty mama Forozine bariya bose wowe wibye cyane ba Kiroso abo wibye ni ba Black n'igisambo ni benshi umuntu wibye cyane hano ninde wabikora gute kugira ngo ufashe kumwiba na Reveriye namutwariye iseri y'igitoki ariko bwari ubuzima ndashimira Imana ko yemeye ko mwiba gitaza guha Reveriye umugisha ngo mwiba uyu munsi ntago mba ndiho Reveriye bamwiba cyangwa abantu nagiye niba umuntu wibye cyane hano ninde wibye cyane mama Soni we naramuzengereje ararira reba ukuntu areba
wamwibaga ibitoki n'ibindi bintu ibitoki ibirayi byose imyumbati byose amateke nta na kimwe n'ibijumba ni igihe cyiza cyo kuvuga ngire ngo kuvuga iyo mirimo myiza Imana yagukoreye guhera aho yagukuye nayo kugejeje uyu munsi wa none nagira ngo abantu barahanga barakurikiye kugira ngo babwire bamenye niba atari wa Noheli wamenye Noheli uyu munsi na Noheli utandukanye n'ubushize kugira ngo ibintu bigende. Noheli wa mbere yambaraga ibyenda bicitse abyara mucanze ibisarubeti arara ingange arara hanze reba namba yisaha namba yikivuguto mu miryozi karuvati wabandi banza ufasha hano Imana ni star ndanayemera I love you Jesus nuko urumva nzi ni Icyongereza in the name of Jesus hari ibintu Imana ikora ikabikora abantu bahuze Imana yankubitiye mu mufuka irafata umuhumuro w'urukarango rw'umunuko wanje urawutsimba kugira ngo abantu batancisha mwijisho surabona reba abantu banzengurutse byonyene ni wavuga ngo pasi vango haleluya hari ibintu Imana ikora ikabikora abantu bose babireba ku mugaragaro ejo bundi jewe nari ngiye kugura imodoka inzu nziza urukumva umugore mwiza hanze ndagiye kubera iki Bibiri avuga ni muguma muri nge amagambo yajya akaguma muri mwebwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa niwita umwana we Sebigori azaba Sebigori n'umwita mama mugisha azakubera umugisha jewe niyatuyeho imodoka nziza ejo bundi zabanyitwaye ibintu byaremeye n'inzu nziza igiye kuboneka aha niho nabereye mayibobo nkajya ndara mu mufuka wa kirojana byarancanze byaranyobeye urumva nkajya kumva mwayumwumba tubabandi nkumva igishingo pa umugongo ukaba uravunitse hako twageze kwa Yesu ducumbagira ubu ngubu yaratwunze ibintu bimeze neza cyane aba bantu rero bakeneye kumva inzira yawe y'agakiza ukuri Imana yaguye kuri kano gasima ikakugira umuntu urabizi nabanje no kuba umusitari muri MTN n'ibyinire je nari fite dread nkajya kwisukisha hano mu isoko ry'abatsinda mani wowe ibintu mba nkubwira yagubyumva hako turashimira Imana ko hari ibintu yahinda nagira ngo hano mu isoko inzira yo kujya mvana mu isoko uzagende uko ugenda uko bwije mama gade naramwibaga karira mwana wanje wagira kunyibago mama gade ndashaka abantu bose wibye hano naba mwibanye uraza kubasigira ubutumwa ariko yana tuza kubigarukaho ariko nabo bashaka kugira ngo jewe nago ndi mube nka Zakayo ico ni icambere sindi mube nka Zakayo ngo venge ngabo nibye ngo ndabakubira ahubwo abo nibye mwihangane mushimira Imana ko icyo gihe bahaye ibyo nari kubiba nkabona uko mbiba ahubwo uyu munsi byarahindutse ngo bigarure rero bigarura nje se ndi Zakayo ntago ndi Zakayo imitima y'abantu iratandukanye ijambo rya mbere abantu nasyaze bose ndakwishyura we niba narakwibye ndakwishyura ubundi buriya kugira ngo uvanga inzira y'agakiza niyo nshaka kumva ndashaka ko utuza kugira nyire ngo abasabye imbazi baranakubabariye kandi nabyo koko oya bataranambabarira babonye uko nabera bati Noheli byahindutse hari ibintu biranga umuntu wakijijwe icyambere agira indangagaciro za Gikristo icya kabiri indangagaciro za Gikristo ni indangagaciro za Gikristo urugero uko umuntu yambaye bikwereka ibyo akora niba usa ucuruza amakara nawe urabyumva nyine niba umuntu ubungubu umuntu ukora hari muri kara kabari afite ukuntu yambara sibyo ariko umuntu ashaka kubacuruza ayo makara akaba afite iryo vumbi ry'amakara akaba ari umukozi w'Imana bitewe naho umuntu ashakira ubuzima umusaza aherutse guhurira n'undi Nyabugogo buretse se wumve bamaze guhurira Nyabugogo aramubwira ati we wasaze ryari undi nawe aramubwira ati we wasaze ryari ati ejo bundi nanjye ati nejo bundi aramubwira ati gusazana n'ugushishikara ca mu nyanya nanjye ce mu ntoryi tubihurizemo ibintu birangira none twe turi kuza aha twamaze kuhafata ubu habaye mu nzu y'Imana amajwi aducine gaceceke tuvuga Imana siko bimeze vuga ngo amen noneho nukuvuga ngo kugira ngo ngiye nakira gakiza nasyagaga ibirayi hano niga Kagugu wavaga kwishura ukaza gusaga ibirayi waza gusyaga ahubwo umudesiporo nkurikiranye ushireho nimero yanje aze kunyohereza ku mafaranga nirire n'ubundi Imana yisha abadayimoni
uyu nguyu nabaritse tubanze tuvuga Imana. Yego. Ni ukuvuga ngo jewe narigaga nigaga mu wa gatatu. Ubwo cyagiye nibwo waruvuye Icyangugu mama amaze kwitaba Imana. Icyangugu navuye ndi umwana muto. Uje kunsubirisha ku buhamya natanze. Nkuzanya aha ngo barebe ibyo navuze ko ari ukuri. Ariko ni byiza ko tugenda tunabibutsa abatarabibonye kugira ngo bigende neza cyane. Ahubwo hano hari abantu twasangiraga batazi Noheli ubuhamya bya binavanga ngo kunywa kanu ngo urumogi ngo tineri. Hano hari abantu benshi ngiye twasangiraga. Nashaka ko gatoya Noheli nagira ngo hari ikintu kugira ngo tuganireho duhereye kuri uru rugendo rwo kugira ngo uzahangaha kuhaza urugendo rwo kuza hano uko wahavuye uko wakiriye agakiza ndetse n'ibihamya byerekana ko bano bantu mu by'ukuri ko Noheli ari wa Noheli Imana yahinduriye ubuzima ndetse ikamuha n'agakiza kayo. Reka nkubwire rero icyambere urumva bansuzo umubyeyi ntabwo amusubiza komera vie ni gutyo se ku iwacu tuza gutyo uyu bungu turi muri covid ntabwo irarangira. Yes urumva iriravangwa mureka abapfu bagire gute subiza ndi kukubaza bibiri vangwa iki mureka abapfu bagire gute bahamba abapfu bagenzi babo kuki mushakira umuzima mu bapfuye. Ushatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nimba umuntu ashaka kugutwara uko yibone sindi iki umuntu yifuza kombacho ahubwo ndi iki Uwiteka yifuza kombacho ngewe. Amen. Haleluya. Amen. Noheli twagiye turi mu buhamya bwawe bw'ibyatumye buhamya navuye Icyangugu ndi umwana muto mfite imyaka 7 ngeze nahangaha nzanywe na mushiki wanje ngira ngo ibintu birarangiye mpageze ahubwo nsanga nibwo ngiye kujya mu butayu neza. Hari igihe usimbuka ubutayu wagera ikanana ubutayu ukabukorerayo. Ngezeyo yari afite umugabo udakijijwe. Ibyo ni ibintu ndi gusubiramo kandi nakubwiye n'abantu bazi sibyo. Yego kugira ngo tuze kugera neza abantu bumve impamvu ya kino kiganiro. Ngezeyo nkajya niga nahayo mu nyuma ngeze mu kigo cya Kagugu nkubitanamo n'inshuti za hatari baravanga ihene mbi nawe zirikaho inziza nkubitana no bita Musumayire n'undi bita Muhammad ati mwana we ujuza twinywera kantu wiroringire uri kubugori atu baninjiye imihanda nagira kujya ninjira mu kigo cya Kagugu nazinze natanatebeje mbo directeur tuba twibye laptop yo abana bashaka Jean Baptiste ejo bundi ngo baranamufunze urumva ndangije aranyirukana anyirukanye nza kwa mushiki wanje kubera imirimo y'uburetwa nari butindeho ngo mvuge ngo iki niki mba mvuyeyo nkimara kuvamba ninja hano street ya Gasima kina hibatsinda sasa hano hageze tumyaka ingahe muri no street yani batsinda 12 kugeza nkuze nesho bundi nganye gutya ejo bundi nibwo Imana yubuye fish ubundi fish yari yubomye Imana yanyuze mu zenzira gutabara kugira ngo ukure hano yanyuze mu zenzira so ntago uri kurega ku Imana yanabaye ibyo ni bigaragarira amaso ariko ngo tuve inzira z'Imana ku ruhande rwawe kuntu watabawe ubu ntago bari kubira ko Imana yanabaye Imana yakoresheje ikintu bita abantu kugira ngo uve hano bajya niba bakankubita ariko hano harimo abadamu basenga bacuruza mu myumbati bamwe bakanyingingira ba mama wizeye ba Betty ba mama Manzi bakavuga ngo Mana niwe wamugiriye neza uzi ko nakoze indirimbo ya mbere ivango ni muze tunambe kuri Yesu na Rusi yanambye kuri Naome naho mamugira umugisha abana ati mbyamayiwewe cya gisambo ya Marine yasohoye indirimbo ati mwabonye indirimbo ya cya gisambo uri kumva nkajya njya kuririmba none hari abantu najyaga kuririmba hano kuri ADPR batsinda mwana aho nabatirijwe na mugabo Venus abantu bakajya kundega ati uriya muhungu mwe muramuha gatuti ngo aririmbe yirwa cyagani batsinda mu kabuga yaratuzengereje imyumbati yacu ibitoki ibirayi ndavuga nibe nibizavamo meta noneho nuri igishanga nangira kugira gute kujya njya gusenga mbwira Imana ngo Mana ufite abantu wakoresha abantu hamwe n'abandi bantu bagiye bansengeramo hano nakwereka bandi bagusengeye hano bambere tera haleluya Betty amen wamubonye wa mbere ni benshi ba magadi bose abantu dore mama we bagakari reka mama Soni ya mu bitoki bande bose abantu bagiye bansengera barahari noneho urumva ubwo buzima nkajya njya gusenga Imana nanjye nguje kugira neza
umva ikintu cyatumye mba mu mayibobo rero nambaraga mbivuga nambaraga iyi shiri uriya mwana yambaye nkajya ntwaza abantu ijira y'abanyonzi y'abakarani ubusyazi baburatakaye mu gace nkajya ngenda nkabona make ejo bundi Imana ibinkubise igare mbambaye umunyonzi abantu batangiye kwizera ko mvuye mu mayibobo no kubiba ari uko mfashe igare ngiye kunyonga ejo bundi ndanyonga numva umugongo nk'umukozi w'Imana itangiye kungeza Imana iramya ngo kariyeri ntabwo ari igare ryawe igare si kariyeri y'ubuzima bwawe uri kumva ndangije ugomba no kumfasha ubundi y'Imana yagutekeye ifiriti mu mibyizi bagomba kukwitaho ni ukuvuga ngo none y'Imana yaguteye iteka bagutekera ifiriti mu mibyizi kuko ntawe ucunda amata atashakamo amavuta mureke namwe Imana ibacundi bafitiye ejo heza uzi ibintu yankoreye nanjye yarancunze none dore bitangiye ntangiye kurya ku musaruro w'iby'Imana yakoze ubwo rero umunyonga nkumva umugongo nkumva biranze neza nkajya kuririmba ngataha inkweto yahengamye nihagiye n'uvugirira imuhengambwe ati fata n'ibihumbi 2 utega kandi nakoreye Imana naririmbye mbwira Imana Mana none baruzana baro nabaye nuzasubiza mu mababaro wanjye tangije ukuntu byaje kugenda mu nyuma urumva ejo mundi mbaye umunyonzi nishira amafaranga ngaye umva dayimoni nahuye nayo bura y'Imana igiye gutabara y'Imana igiye gutabara n'abantu nabo barahaguruka mu bunyonzi mba nishira amafaranga 900 iki subwo mu kigare ngo byiki kwigare wowe urabivuga urabizi nta munyonzi uri hano ngo azabe nuhari haya va mu nzira kwinjira muri koperative yarangaye icyo gihe byari 100 ubu ni 150 ubu ni 150 uretse gake noneho njyewe ninjiye muri cya gihe cy'agahinda n'umubabaro ninjira bari kwishyura 30 kwinjira muri 30 baca senkani ndihangana njye narakomeretse ariko Imana kugira ngo njamo maze kujyamo ndanyonga nkajya nyongerisha nkavana ibiti gihe kanjyana umugenzi kagugu hirya so habonye akama ibiceri desa nabwo ari kugenda yiganyira urabizi hari abantu Imana yahaye ku biryo barya hakiri kare bakabyibuha ukagenda wigira gutyo kuva umugongo bwira Imana kagasuzuguro ndagahaze akagasuzu kabazimu nabandi ndagahaze ejo bundi gare mitwa ndivaho ubishiri narayibahaye jiri yabo y'ubunyonzi ya senkani yawe yasige muri koperative senkani yanjye bagiye kunsubiza ubu narungutse mu ijana gutyo kuzamura iyo uvuye muri koperative baragusubiza abagusubiza bakuraho make bakagusubiza ayandi make mbambaye aho ngaho noneho ubu none uri kuba ngo ngiye gahunda mfite mfite 2022 gahunda mfite niyi njyewe ngiye kurongora umva impamvu ngiye kurongora rero abantu babona ngendana n'abadamu ngo Noheli ngakunda abagore ngo Noheli ngo nibagendana nabo ngo nibaririmbana nabo ngo mu ndirimbo nese ninashiramo abagore nzashiramo bana nzashiramo uyu mugabo azashobora gusirimba avuga Imana ariko yanabishobora reka guha urugero muri ririmba sirimba iyo mana ikaranze nishiririza mana ikaranze nishiririza iyo mana ikaranze nishiririza iyo mana ikaranze nishiririza iyo mana ikaranze nishiririza wa mugabo arabizi ariko wirabandura ku butoni hoya n'abagabo nzambashiramo ndacyagufasha kuko ni mu mivyizi Imana gutekera mfasha kanaka n'iki gikapu gifatane icyo ngicyo kiba kirimo ubutunzi bw'Imana noneho hanze telefone zaramufasha mbikubwire neza akira noneho bundi umuntu abirimo neza niyo agenda biramubera none iyo umuntu abirimo neza niyo agenda bigira gute biramubera usigiye twashakiye gufata iyi mikrofone bikanga yifata wisanzuye
ati yo mana iyi karanze nishiririza urumva noneho reka nkubwize ukuri gukizwa nabi ni umwaka ariko ikijijwe neza bizana umugisha kabana nawe Imana yabanye nanjye ubu mfite indirimbo nshyashya yitwa ubutwari n'iyindi yitwa birarangiye ukumva cyukura bagirane se yagiye he cyukura bagirane n'izina ry'indirimbo ryafashe intera abantu bose barayizi ukumva tujye kuririmba yihe bazuririmbe n'abantu bumve ariko bumve ko ari wowe wenyewe Beneza mana waratuzahuye Beneza yoho mana waratuzahuye urumva ukuntu n'ijwi ryaje nta wundi mfite umugira kumana wabyumvishije komeza bura byuka urabagirane kuko umucyo w'Uwiteka urakurasiye n'izindi bazaruhira ubusa kwaje bizagusiga uhagaze hari igihe Imana iza muri karitsiye ituyemo ikabemeza nk'uyu munsi noneho batangiye kunshoto nukuvuga mana ho wavuye mana ho wavuye aho wankuye dore mama manzi bamubonye mama manzi yagiye arangura mama manzi niyo wibye cyane harya ujure ba mama manzi bose baba bizi nukuvuga ngo noneho nukuvuga umhera umuntu mwanga ukagira kimwe umwibutsa aha ngaha aha ndamubonye uje tiri ba Kiboro bose baba baranzi urumva noneho reka nze nkwereke umuntu ngiye kwibutsa batishime tishi mubizi bani ndo mu Rigonde wa noneho urumva igisigaye niki njyewe ngiye gukomeza ngutembereze nkwereka ahantu nagiye ngenda nkora ibintu byose urakumva nkubwira ati aha byagenze uku yego njyewe nasyaga ibirayi maze nkabikubita uriya kabigura uriya mubyeyi n'umwana mwiza yagwereka ku kiranguzo nkojya nabigurishaga makeya wangu ntese ko nagira ngo mbone uko niberaho bamudive bose narabazengereje bariya jewe ariko ndashimira Imana ko yabanye nawe urashimira Imana ariko Imana ni kwibuka ntuzibagirwe kandi ubona ahubwo jewe hari ibintu Imana ije gukora ahanga uremera ko njyewe pasi njyewe nakwatura ibintu nkagusengera none ahangaha Imana igahita imanura umuriro mu ijuru yabwiye kura ngo iki uretse gusenga no kwizera ni ibintu ubundi icyo Imana yakuvuzeho cyamatanya n'ubuzima bwawe niyo wajya hehe niyo warura ngo tana ahantu hose umugisha wawe nawe uzagutwara hari abantu bihaye ngo turakuvumye ahubwo buri kumubwira ati ngo usunikirije ku mugisha wawe yabwiye kuro ngo iki yaramubwiye ngo nge nzakujya imbere icyo ni icyambere icya kabiri ataringaniye nzaharinganiza nzameragura inzugi z'ibyuma mfite n'ingasire byose reka twigendere mbere n'ahandi ujye kutujyana he jewe ibi ndi kukubwira ni ibintu nzi neza kandi barabona ashaka kubasengera aha ngaha ndabasengera mbese urabona hari ibimenyetso byemeza ko uri umukozi w'Imana icyambere indangagaciro zihita zihinduka wabonaga njyewe nambariraga ipantaro munsi y'ikibuno gusa urabona natatebeje ipantaro bitameze neza pocket uri kumva ibikoma ari ibikomo mu gatuza nambara ibisheneti nk'iby'imbwa uri kumva ariko urabona hari ibintu byahindutse ngende umukozi w'Imana kamufashe mikoro kugira urabona ukuntu nambaye byerekana ko Imana yishe umudayimoni ni ukuri ababyeyi mwe niba bakababeshye buriya dayimoni y'inzara ntabwo bayijyana mu butayu ngo ugiye gusenga uba wavangiwe hari n'undi umudayimoni
w'igisuzuguriro ntabwo umujyana mu butayu uri kumva tabara mushuka reka tumusengere mu izina rya Yesu tumusengere mu izina rya Yesu abona Imana imbaraga y'Imana Yesu we mutabare arwara abadayimoni uyu nguyu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu tumusengere akire abona imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu turamusengeye nawe Mana umugire neza nkuko wangiriye neza abona imbaraga zawe akire haleluya haleluya abona ubutabazi bwawe Mana mu izina rya Yesu kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu mu izina rya Yesu kwa jina la Yesu Kristo pepo katika jina abona imbaraga z'Imana abona uburinzi bwawe yongera abe muzima ahaguruke yakira ubuzima imbaraga z'Imana n'ubutabazi bwawe bumugaragareho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ineza y'Imana yakire gukira yakira ubuzima urakoze kumukijije amen ubu yakize ugomba gukira mu izina rya Yesu amen urwaye gute mugabo n'umukiza mubwire itari hasi yakire Yesu n'umukiza yature ko abantu bamuzi buraka arwara igicu n'inzara nimba ari inzara turakugabura ariko oya ntago ari inzara n'abadayimoni n'abadayimoni kuko nitwa kwizera Eliya ariko nyine hano banze nka Debraka nanjye nyine mu gihe yarakiri kubwiriza umukozi w'Imana numvishije nyine biba binkoze ku mutima nanjye nkavuga ati abadayimoni bagahita n'abadayimoni ubundi ni nka shitani ubundi bije hariya ni nk'abadayimoni nakiriye Kristo umwami n'umukiza wanjye ariko n'abadayimoni bari basigaye nk'inyuma baza nabakiriye kuri 24 z'ukwa gatanu warabatijwe mu mazi menshi itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi uyu munsi se wibuka kubariza dayimoni zikorera mu bantu isabato yanjye rwose n'ubu ngubu habura imyanya muto ngo ntahe ngo njye kubahiriza isabato isabato wibuka kuyubahiriza iravuga ngo unge kwezi umunsi w'isabato uribuka kwezi umunsi w'isabato ndashaka uturimbira akaririmbo kamwe k'abadive oya ako kariho kose gapfa kuba gusa kazamura reka ngufashe mikoro nta kibazo akaririmbo keza nzazana iki imbere yawe Mana ngo mushime nzazana iki haleluya nzazana iki imbere yawe Mana ngo mushime nzazana iki ntabwo twageza ako karirimbo ni keza cyane haleluya amen amen haleluya haleluya amen haleluya amen haleluya uyu muntu usanze afite ikihe kibazo urumva uyu muntu afite ikibazo cy'abadayimoni ariko kubera Imana bundi uzarebe Yesu yagendaga n'intumwa ziwe 12 hari aho yagendaga agahagarara agasenga abadayimoni batega bibwiriza bakagenda ikimenyetso cyerekana ko ahantu umuntu w'Imana yageze cyangwa abantu b'Imana bari na Satana bari ariko urabona ko imbaraga z'Imana zimanutse zikaganziza abadayimoni uyu muntu afite ikibazo cy'abadayimoni ntabwo ari inzara ariko kubera ko yarafite ikibazo cy'abadayimoni biwabo bo mu miryango no kuvuga ngo agomba guhindukira agasanga umusaraba akizera akajya gusenga abwiye ko abatijwe vuga ngo yakiye Kristo rero urumva ntabwo arakomera ntabwo aragera ku kigero cyo kuba yavuga ngo Mana nyine imbaraga zawe bivuze ngo agomba kujya asenga akaba hafi Imana ikamuba hafi akava mu bidafite umumaro akava mu bidafite umumaro kandi si uyu muntu wa mbere nsengeye njyewe si uyu nguyu wenyine hari n'ahandi najya ahantu bita mu Gisaka mura n'agacuma karuka amaraso ngo ho yagenda Imana yanguye icyangugu nuzuye mwuka wera mfite imyaka 5 nubwo naje nkanyura mu bintu bigiye nkaza nyura mu bintu bigiye bigoye icyangugu iwacu urahazi iwacu ntabwo hazi we ceceka njyewe ndavuga Imana beti ntago mubizi ko Imana ariho mvuka
niho mvuka uraza kumakanya kandi wambyaye ahari n'abandi njemba nanga ibimenyetso n'ibihamya urumva imyaka 5 uzura mwuka wera nuzura mwuka wera wategaga inyuma wanywaga kore n'ibiki byose waruzuye mwuka wera nabaga naruzuye mwuka wera cecetse ariko aho noneho mbigiriyemo neza Imana irongera izura impano zanjye buriya nabwo Imana iguha ihita kwaka ngo nuko agiye mu byaha ntago bibaho nese se hari abaririmba basambana se hari abahanura banywa inzoga ibimenyetso byo birahari byinshi none se nyine Imana mwuka wera ruri muri njyewe ariko uzimamvu Imana yabwiye Yesuwa yaramubwiye ngo uyu munsi ndagukuza mu maso y'Abisiraheli bose babibone niyo mpamvu rero Imana yarambye ngo uzajya ugera hose nzanja nkwereka ikimenyetso cy'uko ndi kumwe nawe niyo mpamvu uyu mwana atewe n'imyuka mibi y'abadayimoni abangamiwe n'ibyari biri muri njyewe ariko ndamusengeye yakiriye gukira nagazongera kubimo hari byinshi cyane gushaka kuvuga aha hantu urumva suyu wenyine suyu wa mbere jana kugira najyaho bita mu Gisaka za Karembo agacuma ihene ritambika turava urajya he irambwa ati we mwene kana majesté n'abayizeze ki abarungi nabo barahanura ndayibwa ati mu izina rya Yesu ndagushenye abantu bashaka ko tubasengera Imana bajye baza tubasengere tubabwira imbaraga z'Imana bareka kwiruka bajya kwa Ryangombe bareka kwiruka bagenda kwa Sirongo ahubwo baze tubabwira imbaraga z'Imana Imana ikora ifite imbaraga Imana ishoboye byose professeur ndega njewe reka nkubwire ufite yerekana ni witwara neza nzago ni witwara neza ndagusengera uve mu busore ushake umugore mwiza kandi ufite amavuta y'Imana ubu hari ibintu narambiwe nanjye sinyisenga akashagari imbere y'Imana njewe njya mu butayo mfite ikintu kinjanye kizima dayimoni igisuzugwa nakubwiye ngo yicwa no kwambara ukaberwa n'umuzima uwo muzima atarapfuye ku buzima bwawe tambuka banabibone none se nagubire kandi nano mbere nagendaga gutya nirukanga oya ubu nukugenda gutya gute babati mukozi w'Imana ugenda gake kubera iki Imana iba yabyemeye Imana iba yabye ugenda gake uzarebe mbere y'igifite izina ry'igisuzuguriro bakubwira ngo witwaga Karoli ubu yitwa Charles ubu byaremeye niba muravuga ngo Noheli ubu ni Noel ugomba gutambuka mu byubahiro by'Imana ntuje bavuga ati twakira umuhanuzi w'Imana umukozi w'Imana byuka urabagirane Noel yes ntabya Noheli kare hari abadayimoni bamaze gupfa dayimoni y'inzara yishwe no kurya ugahaga ahubwo ari abadayimoni bari bamurimo biwabo bamurwanyije no mu mazi niyo bibonye kubatizwa ko bakurwanyije aba badayimoni amen ariko ubu ngubu wakiriye gutya ongera utere haleluya abantu bumve haleluya ubundi isobanura ngo Yesu ashimwe haleluya batanajya ngo babwire n'amazina yawe mwitwa Kwizera Elia nkaba nkorera hano mu isantere y'Abatsinda kandi nkaba nakiriye Yesu mwami n'umukiza nkaba narabatijwe no mu mazi menshi ngiye kukwatuza agakiza amen kandi yarakateragiye no mu mazi menshi yagiye mu mazi menshi ariko nyuma yasubiye mu byaha ntabwo nasubiye mu byaha nakiriye Yesu mwami n'umukiza ukama ngusengere wakire gukomera akeneye izindi imbaraga amen ngiye kugusengera kwizagira ndagusuje mu izina rya Yesu uraba mwita kwizagira kuramo ingofero wubaha Imana Mana mu izina rya Yesu Imana ikomeye Imana igira neza Imana ishobora byose turirukana abadayimoni bo mu miryango turirukana abazimu bo guhora ndahamagara imbaraga z'Imana ratakaya baba nini wayo shandose nekita winima ataya bini vone stevoki ubutabazi bw'Imana bumuzeho imbaraga leta ya zebo elekuta winimanda haleluya Mana mugirire neza yakire gukomera yakire imbaraga zawe yakire umugisha wawe umugirire neza umuhagakiza umukure mu byarimo Yesu Kristo Yesu and the name of Jesus niyakire ubutabazi niyakire uburinzi yakire kurengerwa nawe urakoze uramukishije umuhaye ubuzima mu izina rya Yesu amen Imana imbwiye ko izamugira umumotari amen izamugira umumotari izaguha perime we bijyemo neza amen
uyu ni uw'umumaro wowe sibe kwivuruguta mu byaha wewe wegera Imana. Imana namwe ngo izakugira umumotari. Icya kabiri imurinze kujya gufungwa ahantu bita imageragere. Petasi debo ene kutabwinima acinjijwe urumogi. Imana irambwiye ngo ikugiriye neza iguhaye ubuzima. Undi bajya ngo agaciro ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Ububabare bw'igisebe bumenywa n'uwo kiriho. Wabyumvishije? Hari ibintu Imana yagiye ikora byinshi bigiye bitandukanye. Tuzamuke ni hari haruguru handi hose urebe. Abantu barebe. Reka nsengera abantu bari baneza amatwi mbasabira umugisha, mbahesha umugisha w'Imana kuko hari ibintu Imana yakoze ku buzima bwanjye, ingirira neza, irandinda, naraye mu isenga rya Kinyoni. Hano hose hari mu Kinyamerika. Kira Kinyamerika na kirayemo mu mufuka kirojana. Nuwo bita David. Tukajya turara nayo. Yahaba mbamuzanye hano nkamukwereka abantu birwa bavuga ibintu. Buriya icyo wundira Imana. Abantu bavuga utugambo, Imana ikavuga ijambo. Ivuga bikaba yategeka bigakomera. Iyakumenya utaraba n'urusoro. Ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Naraye numvishe ijwi rimbwira ngo irabihinduye. Nagize amatsiko ntega amatwi ijwi rirakomeza. Ngo nubwo byarenze inkombe yo ntibyayirenze. Ngo hatemba y'agahinda ngo izabihindura. Hazatemba ibyishimo ku mugaragaro. Kandi bavuge vuba babirangize. Kuko ijambo rimwe gusa ivuze kuri Beti rivuguruje amagambo igihumbi y'abana. Beti uzi ko Imana imbwiye muri iri soko hari abantu bakurwanya ariko nibazagushobora. Icya kabiri akira ko nacyo Imana iguhaye imodoka. Ari ibintu Imana ikora. Jewe reka nkubwire hari ibintu Imana ikora. Bamama gadi bose barabizi bagiye bansengera. Aba babyeyi barabizi. Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga. Mugabe ndagusuhuje nawe. Zamura ikiganza mu izina rya Yesu gusuhuza. Hari ibintu Imana yagiye ikora abo bose mu myumbati barabizi. Ni mu bizima mako. Byarancanye nyirwa hamwe isoko byaranyobeye ariko ubu ndashimira Imana ko yabihinduye. Hanyuma nta kindi kintu ngiye kuvugira hano ngiye kubasengera duhita tuzamuka haruguru iri. Uri Imana y'amahoro. Uri Imana ishobora byose. Iyo uvuze rimwe mwami ibyaremwe byose birakumvira bikakubaha. Aba bantu bahumugisha ubagirire neza. Abari banzi kera umukozi w'Imana mbonye yaravuze ngo sinyiri wa wundi ubu narahindutse. Ndagushimiye kuje kuba umugisha ukabuje kubagira neza. Bagukomeye amashyi bakira umugisha mu izina rya Yesu. Ababikoze kandi bibabera ubu babona umugisha wawe, babona imbaraga zawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ibahumugisha. Ibanezeze. Turagushimiye cyane kuri uyu mwanya ufashe kugira ngo ugaruka ahantu nk'aha ngaha ubashe gutanga ibihamya nk'ibi ngibi bigaragara. Twavuga byinshi tuzagaruka. Abamugaburiye binyuze mu buryo bamuhaye cyangwa se binyuze mu buryo yabibye, Imana igwiza ubutunzi bwanyu kandi ibateza imbere. Yarasabye kandi ko bakubabariye abo ba Beti bana ababyeyi bose bagusengeye n'abandi bose. Imana ibahumugisha cyane. Turabakunda cyane. Imana ibarinde. Wajya byari binyishe. Genda bataruzeho gatarika. Wasabira n'umugisha Imana nawe bahindurira ubuzima. Mukorere kano sha. Yareka mbakorere nawe. Ko wabivuyemo bigarutsemo gukora iki? Yo ndagukunda cyane. Uzagahindura kuri Rufose. Twagiye. Urumva? Imana yarabihinduye. Ibihe by'agahinda n'umubabaro. Muze mwiriwe muze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.